Ndabasuhuje cyane, amahoro n'ubuntu biva ku Mana nibikomeze kubana namwe mwese mutwereka ko mudukurikiye kuri Rwagakoco Live TV. Njye muri kumva ndi Fred. Turacyakomeje rero n'igitabo cy'imigani ya Salomo mwene Dawidi umwami w'Abisiraheli. Tugiye kubagezaho igice cya 3 ndetse n'igice cya 4. Turatangiye. Imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera. Mwana wanjye, ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeza amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe. Amena. Ukazarama ndetse ukagira n'amahoro, imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga. Ukagira imisokoro mu magufwa yawe, wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Mwana wanjye, ntuhinyure igihano cy'Uwiteka kandi ntiwinubire yuko yagucyashye. Uko Uwiteka acyaha uwo akunda, uko umubyeyi acyaha umwana we yishimira. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Kubugenza kuruta kugenza ifeza, kandi indamu yabwo iruta izahabu nziza. Uruta amabuye ya marijani, kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo ufite kurama, no mu kw'ibumoso ufite ubutunzi n'icyubahiro. Amena. Inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. Ababwakira bubabera igiti cy'ubugingo, kandi ubukomeza wese abagira umugisha. Uwiteka yaremesheje isi ubwenge, kandi yakomeresheje amajuru ubuhanga. Kubwo kumenya kwe amasoko y'ikuzimu yaratobotse, kandi ibicu bitonyanga ikime. Amena. Uko imibanire y'abantu ikwiriye kumera. Mwana wanjye, komeza ubwenge nyakuri no kwitonda, ntibive imbere y'amaso yawe. Nuko bizaramisha ubugingo bwawe, kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo, maze uzagendere mu nzira zawe amahoro, kandi ikirenge cyawe ntikizasitara. Nuryama ntuzagira ubwoba, niko kuzaryama, kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza. Ntutinye ibiteye ubwoba by'inzaduka, cyangwa kurimbuka kw'abanyabyaha kuje, kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro, kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa. Abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba bigushobokera. Ntukarerege mugenzi wawe utigenda, uzagaruke ejo mbiguhe, kandi ubifite iruhande rwawe. Ntukajye inama zo kugambanira mugenzi wawe ubwo muturanye amahoro. Ntugatongane n'umuntu umupfuye ubusa niba ntacyo yagutwaye. Ntukagirire umunyarugomo ishyari mu nzira ze, ntugire n'imwe ukurikiza, kuko ikigoryi ari ikizira ku Uwiteka, ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi. Umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Nukuragaye abakobanyi, ariko abicisha bugufi abagirira imbabazi. Umunyabwenge azaragwa ubwiza, ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu. Tugeze ku gice cya 4, imigisha ifatana n'ubwenge. Ese imigisha ifatana n'ubwenge ni iyihe? Bana, nimutegere amatwi byose abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga. Ntimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye ubone kubaho. Shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubwibagirwe. Ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye, ntubureke, buzakurinda. Ubukunde buzagukiza, ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero ushaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Ubukuze nabwo buzagukuza, nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Buzagutamiriza imbabazi umurimbo, buzakwambika ikamba ry'ubwiza. Mwana wanjye, umva kandi emera amagambo yanjye, nibwo imyaka yo kubaho kwawe izagwira. Nakwigishije ingeso z'ubwenge, nakuyoboye mu nzira zitunganye. Nugenda intambwe zawe ntizizateba, kandi niwiruka ntuzasitara. Ukomeze cyane icyo wigishijwe, ntukireke, ugihamane, kuko ari cyo bugingo bwawe. Ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi. Ujye uyitaza,
winyuremo, uyiteshuke uce mu yindi. Ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha, kuko barya umutsima wo gukiranirwa kandi banywa vino y'urugomo. Ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse, ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Inzira y'abanyabyaha ni nk'umwijima, ntibazi ikibasitaza. Mwana wanjye, ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, ntibive imbere y'amaso yawe. Ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke ku mubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire. Tunganya inzira z'ibirenge byawe, kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukure ikirenge cyawe mu bibi. Turabashimiye cyane nanone kubwo gukurikira iki kiganiro cyacu. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Gusa tubasaba bene data mudufashe gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Turacyakomeje iki gitabo cy'imigani, turashaka kuzakibagezaho cyose. Tuzi ko abantu benshi hari igihe mutabona umwanya wo gusoma, ariko iyo wumvise iyi audio nayo ishobora kugufasha kugira icyo wunguka. Iyi nzira igana umwami Imana ntabwo yoroshye, iraruhije, isaba gukora cyane kandi tugashyiramo imbaraga, tugafatanya mu rugendo. Uguye tukamubyutsa kandi tugasabirana. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe mwese.